mu gihe habura amasaha make ngo igitaramo Summer Country Tour gisoza ibitaramo mu gitangire mu karere ka Rubavu kuri stade Umuganda. Hategerejwe ko cyitabirwa n'abaturage benshi barimo n'abo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse mu kubashishikariza kubyitabira Coach Gaël yemereye abanyekongo amatike agera ku 1,000. Abateguye iki gitaramo beretse ubuyobozi aho imyiteguro igeze, banagaragaza zimwe mu mbogamizi bagiye bahura nazo mu gihe cyo kugitegura. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper, umugabo ukunda ibijyanye n'ibitaramo cyane anashyigikira ibitaramo by'abahanzi, yashimiye bikomeye abateguye iki gikorwa, by'umwihariko bizeza ko nk'ubuyobozi bahari aho babona bigoye babafasha. Uyu muyobozi yateguje abateguye iki gitaramo ko bagomba kwitegura kwakirana urugwiro abaturanyi bo muri Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane ko byitezwe ko bari bwitabira ari benshi kuko ingamba zari ku mupaka zagabanijwe, abatuye hariya bakaba bashobora kuba bakwinjira mu Rwanda. Bakimara kumva inkuru y'uko abigoma bazitabira ari benshi, abateguye iki gitaramo bavuze ko Coach Gaël yamaze kugurira abaturage bo muri Kongo amatike 1,000 kugira ngo bazaze binjire muri kino gitaramo. Kora subscribe kuri Rwanda Live. Reka nkugarure kuri banyiri gitaramo. Aha ndavuga kuri Bruce Melody niwo bahanganye The Ben. Bibaho ko ari igihe umuhanzi aba ari uri kuririmba ku rubyiniro, ariko inkuru nyamukuru ikaba iri hanze y'urwo rubyiniro. Niko byagenze mu bitaramo bya Summer Country Tour 2026. Ibitaramo byahuje The Ben, Bruce Melody ndetse n'abandi bahanzi babafashaga, bikarangira bitabaye gusa irushanwa ry'abahanzi, ahubwo bigahinduka ihuriro ry'amatsinda atandukanye y'ibyamamare, abanyamakuru, abakoresha imbuga nkoranyambaga, abafana ndetse n'abandi bagaragazaga aho bahagaze muri ibi bitaramo, bagaragaza umuhanzi bashyigikiye. Mbere y'ibi bitaramo benshi batekerezaga ko irushanwa izagarukira ku mubare w'abitabira, uko umuhanzi azaririmba cyangwa se uko abantu bazakira ibitaramo. Ariko uko ibitaramo byagiye bikomeza, hagaragaye indi shusho itari yitezwe, aho abazwi batangiye kwigaragaza ku mugaragaro bavuga ko bashyigikiye hagati y'umuhanzi The Ben ndetse n'umuhanzi Bruce Melody. Gushyigikira umuhanzi si icyaha, ariko bibaye ubukangurambaga bihindura isura, kuko mu rwego rw'imyidagaduro ni ibisanzwe ko umuntu uzwi ashyigikira mugenzi we. Hari ababashyigikira kubera ubushuti, hari ababikora kubera amateka bagiranye, hakaba n'ababikora kubera ko bishimira ibihangano byabo, ndetse hari n'ababikora babona ko bishobora kubagirira umumaro mu kazi cyangwa se mu bucuruzi. Mu rurimi rw'icyongereza ibi bakunze kubyita celebrity affiliation, aho umuntu uzwi ahitamo kwiyegereza cyangwa se gushyigikira undi muntu uzwi, akamwamamaza cyangwa se akamugaragariza urukundo ku mugaragaro. Ibi ntibisobanura ko buri gihe haba harimo amafaranga, hari igihe biba ari ukwiyumvanamo gusanzwe, ariko nanone mu ruganda rw'imyidagaduro hari igihe biba biri mu masezerano y'akazi cyangwa ubukangurambaga bwo kwamamaza ibikorwa runaka. Niyo mpamvu bitoroshye gutandukanya aho urukundo rw'umuziki rurangirira n'aho inyungu zitangirira iyo hajemo gufana. Mu Rwanda Summer Country Tour yahinduye ibyamamara abafana. Ibi byagaragaye cyane cyane ku ruhande rwa Bruce Melody. Abantu benshi batangiye kubona abarimo Pirate, M Irene, Dekiza, Apollo Nation, Faustin Simbigarukaho n'abandi batandukanye bagaragaza ko bari inyuma ya Bruce Melody, bakabigaragaza ku mbuga nkoranyambaga. Hari naho Pirate yagaragaye ashyigikiye bikomeye Bruce Melody mu gitaramo cyabereye Musanze bijya gutangira. Ibintu byakuriye impaka ndende, byaje no kurangira afashwe n'inzego z'umutekano. Nyuma y'ibikorwa byabereye Musanze, ibintu byatumye izina rye rirushaho kuvugwa cyane. Mu byo Pirate yavuze ko Bruce Melody yamwakiriye mu rugo, baraganira, barasangira ndetse aramupfumbatisha. Yavuze ko yahisemo gushyigikira Bruce Melody nyuma y'uko The Ben we yamwirengagije. Ku rundi ruhande ariko The Ben nawe ntari wenyine, abarimo Clapton Kibonke, Alex Muyoboke, Nopja, Fuadi, Axel Rugangura, Musa, Aga Promoter n'abandi batandukanye bagiye bagaragaza ko bashyigikiye umuhanzi The Ben. Hari bamwe babikoze mu magambo, abandi babikora mu mashusho.
ndetse abandi barabigaragaza imbonankubone. Hari n'ababikoze bakoresha imbuga nkoranyambaga zabo nk'aho bari mu bukangurambaga bwo kwamamaza The Ben. Bigeze aho abantu batangira kubara amazina y'abari ku ruhande rwa buri muhanzi nk'aho ari amakipe abiri ari gukina umukino wa nyuma, cyangwa se ibyo bita derby. Mu buhanga bwo kwamamaza ubusanzwe abantu bazwi baba bafite ubushobozi bwo guhindura ibitekerezo by'ababakurikira. Iyo umuntu ukomeye ashyigikiye umuhanzi runaka, hari abakunzi be bahita bumva ko uwo muhanzi ari we ukwiriye gushyigikirwa. Niyo mpamvu kubona Clapton cyangwa se Pirate bafashe uruhande bitarangirira kuri bo ubwabo gusa, bigira ingaruka no ku bihumbi by'ababakurikira. Ndetse hari n'aho abafana batangira kuganira ku muntu wamushyigikiye kurusha undi, ndetse no kuganira ku ndirimbo z'abo bahanzi. Ntabwo byagarukiye ku byamamare gusa, ahubwo n'itangazamakuru ryagezemo. Hari abanyamakuru n'abakora mu biganiro ku mbuga nkoranyambaga bagiye bagaragaza aho bahagaze. Hari abanditse bavuga ko Bruce Melody ari we watsinze, hari abanditse bashimangira ko The Ben ari we wakoze igitaramo gikomeye. Hari n'abandi bagiye bakoresha amagambo agaragaza amarangamutima arenze mu gutangaza amakuru. Ibi byatumye bamwe batangira kwibaza niba koko itangazamakuru rikiri hagati cyangwa se hari aho ryatangiye kubogamira. Nyuma y'igitaramo cya Nyagatare, The Ben yatunguye benshi ubwo yandikaga ubutumwa bushinja Bruce Melody kwishyura bamwe mu banyamakuru kugira ngo batangaze amakuru amushyigikira. Ubutumwa yanditse yaravuze ati, itangazamakuru ryawe ryishyuwe ryananiwe guhangana n'ukuri. Nubwo ubutumwa yaje kubusiba nyuma y'igihe gito, bwari bwamaze gukwirakwira hose. Bruce Melody nawe ku ruhande rwe ntiyacecetse, yavuze ko abafana bo muri Nyagatare bagaragaje neza uwo bashyigikiye, anashimangira ko yitwaye neza. Ni amagambo impande zombi zarushijeho gushyushya yarushijeho gushyushya impaka izari zisanzwe ziri ku mbuga nkoranyambaga, noneho basa n'abenyegeje umuriro. Mu minsi yakurikiyeho hakomeje gucicikana andi makuru avuga ko muri bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se abandi bantu bazwi bahawe amafaranga kugira ngo bashyigikire uruhande rumwe. Hari n'urutonde rw'amazina rwagiye ruzenguruka ruvuga amafaranga bamwe bahawe, ariko kugeza ubu nta ruhande rwigeze rutanga ibimenyetso bifatika byemeza ko aya makuru ariyo cyangwa se ngo ruyahakane mu buryo burambuye. Ariko icyo bidashidikanwaho ni uko ibikorwa byo kwamamaza, gukoresha abantu bafite abayoboke benshi ndetse no gukorana n'ibyamamare biri mu buryo bugezweho bwo kwamamaza umuziki, atari mu Rwanda gusa ahubwo no ku isi yose. Mbere y'uko ibi bitaramo bitangira, Bruce Melody yari yavuze ko atatunguwe n'ihangana nk'iri. Yavuze ko amarushanwa nk'aya yayamenyereye kuva muri Primus Guma Guma Superstar ndetse no mu bihembo bitandukanye byagiye bibaho mu Rwanda. Mu kiganiro n'itangazamakuru, Bruce Melody yaravuze ati, kompetisiyo ni kimwe mu bigize ubuzima bw'umuziki, kandi iyo umuhanzi amaze kugera ku rwego runaka aba agomba kwemera ko abantu bazajya bamugereranya n'abandi. Ibi byerekana ko nubwo impaka ziriho zishobora kuba zikomeye, we yari azi ko zizabaho. Mbere yo kukuzana hano mu Rwanda, reka nkwereke ku rwego mpuzamahanga ibyamamare byagiye bifata uruhande hagati y'abahanzi batandukanye. Urugero, mu gihe cy'amakimbirane hagati ya Drake na Kendrick Lamar, abantu benshi bari bazwi bagaragaje uwo bashyigikiye muri aba bahanzi bombi. Mu gihe habaga impaka za Nicki Minaj na Cardi B, abahanzi, abanyamakuru, abakoresha imbuga nkoranyambaga bagaragaje aho bahagaze kuri buri ruhande. Kuri Taylor Swift na Kanye West, abastari benshi nabo bagiye bagaragaza uruhande bahagazeho. Ibi byose byagaragaje ko iyo abahanzi bafite amazina akomeye bahanganye, akenshi n'abari hafi yabo cyangwa se abafite izina mu ruganda rw'imyidagaduro batangira kugaragaza amarangamutima yabo kuba abantu bashyigikiye by'ukuri. Hari abavuga ko ibi bifasha umuziki bigatuma urushaho gukundwa. Iyo abantu batangiye kujya impaka, indirimbo zirumvwa cyane, ibitaramo byitabirwa ku bwinshi, imbuga nkoranyambaga zigakomeza kuvuga ku bahanzi. Ariko hari n'ababona ko iyo amarangamutima arenze urugero, abantu bibagirwa umuziki bagatangira kurwanira abantu. Aha niho usanga ikibazo cy'amaco y'inda gitangira kuvugwa. Nta muntu ushobora kubuza undi gukunda umuhanzi, nta n'ushobora kubuza icyamamare gushyigikira mugenzi wacyo.
ariko iyo ubufana buvanze n'inyungu, ubukangurambaga, ubucuti n'ubucuruzi n'amarangamutima, biba bigoye kumenya icyatumye umuntu afata uruhande runaka. Hari abashyigikiye The Ben kubera umuziki we, hari abashyigikira Bruce Melody kubera ibyo bamubonamo, hari n'abashobora kuba babiterwa n'akazi cyangwa se inyungu. Icyakora Sama Country Tour izasiga isomo rikomeye mu Rwanda mu muziki ugeze kure, ku rwego utagihanganirwa n'abahanzi bonyine, ahubwo hajemo n'abafana. Bityo ikibazo gikomeza gusigara mu mitwe ya benshi ni ukwibaza ngo se ni amaco y'inda, ni ubucuti, ni inyungu, cyangwa ni urukundo rw'umuziki? Kuri buri wese igisubizo gishobora kuba gitandukanye n'icyundi. Kora subscribe kuri Rwanda Live.